reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Mbi TV Show ndetse nawe utarakora subscribe aruka gukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Nibuka ico cya kabiri cy'inkuru uko narongoye n'imbwa ikananukanya n'umugabo. Uribuka neza ko cyarangiye ubwo uyu mugore mu impundu Ariane yaramaze gurekeza murumuna we akaba yari yiteguye noneho kuryamana n'imbwa nta kimutangira ndetse aho yari yicaye mu ntebe arayegereza ngo imurigate mu myanya y'ibanga gushagarira uramurenga. Ese yabigezeho aryamana nayo? Reka mbareke mwiyumvira uko byaje kugenda. Nkutse kandi subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru tubagezaho. Imbwa yandigase ku myanya y'ibanga numva ubushagarira bwinshi cyane. Nitegereje uruhu rwanjye mbona rwazanye urumeze. Nagize gusumira kwinshi cyane ndetse ndayisunika ndongera ndicara ngo mbanza afata akanya nitegure neza kwihangana ubwo buryohe burenze urugero ntigeze ntumva ahandi hose. Negeranyije amaguru yanjye ariko kandi nkumva ibisa n'ibitonyanga bimanuka kubera ububere bukabije. Umutima wanjye ukomeza guterera hejuru kandi nkumva afite ubwoba bw'igiye gukurikiraho. Nibaza uburyo ikozeho rimwe nkasara ntangira kwibaza uko biri bugende noneho ninyereka ijoro ryose. Twari babiri twenyine ntacyo nikangaga. Nari ndi mu matware yanjye nta gihunga. Numvaga nshaka kwitegura neza nkumva ibidasanzwe. Nari yitegereje ndayireba mbona nayo ntituje. Ubanza hari yari yabimenye cyangwa se ahubwo yandashe kugira ubushake cyane. Nasomye ku nzoga ndahaguruka mfata flash disk yicomeka kuri televiziyo. Mfata telekomande ndayizana ndayiyegereza ku ntebe ubundi shyiramo kavurime karinganiye. Nimwirirwe mwibaza ku byari kuri flash disk kuko ndakeka mwabimenye. Nashaka kubikora n'imbwa ariko nanone nayo mashusho ariko cyane cyane amajwi ya filimi z'ubusambanyi nari nkeneye kuyumva mu matwi yanjye ngo ndusheho kujya mu bicu. Nari namaze kubatwa nayo mashusho rero ku buryo kureba filimi zisanzwe cyangwa imiziki ntabikozwaga. Aho ku ntebe rero nari nicaye numvaga noneho niteguye neza kumva umukino nahoraga nifuza. Numvaga isaha igeze ngo sogongera uburyohe nari maze kumva. Imbwa yanjye yari maze gutsinda igerageza mbona ko ibyo nshaka iri ubinkorera. Nasomye ku nzoga rero winogera nicara neza ntandukanya amaguru. Nongeye kurembuza imbwa yanjye nayiza n'ibyishimo ndongera ndayifatanyegereza imyanya yanjye y'ibanga niyo ntiyazo yaza ibikora nk'iri kunywa amazi mbese irajabata. Nanjye aho ndi imitsi y'amani irirega ndetse amano nkumva arihina kubera ubushagara burenze urugero. Nabaye nk'itiyituritse numva aho nicaye habaye inyanja nkomeza kwihangana nayikomeza kubikora nk'icuranwa. Ukikomeza kubikora ururimi rwayo nkumva rusa n'uruhanda maze nkabikunda. Numvise ngiye gusandara ndishika ndongera ndayihunga ndahaguruka. Ndebye amaguru yanjye mbona ari gutitira cyane kandi ku makaro hasi mbona hahindutse ikiziba. Nafashe rya cupa ry'inzoga ngenda nerekeza muri koridoro igana ku muryango. Imbwa nayo izi nkurikira nkabona byayinejeje ku mutima ntiri joro ninjye nawe. Natambukagaho muri koridoro nambaye ubusa buri nashaka gutemberaho mu gipangu ngafata akayaga nkanishimira ibyo maze kugeraho. Gukoresha intoki zanjye byaramvunaga. Ubu noneho nari mbonye umufasha ugomba kubinkorera neza kandi akabikora ubutananirwa. Uwo mugoroba wari umugoroba udasanzwe kuri nge kandi byari giye kubijorejeje tuburyohe. Narasohotse rero ntambuka mu mbuga y'igipangu niyambariye ubusa rwose. Nisomera akayoga ariko nitegereza ubwiza bw'amatara ku misozi iri hakurya za Remera na Kanombe ariko bwari butangiye kwira. Nari mfite igisa n'ibizungera mu bwonko kubera akayoga nari nasomye guhera ku manywa kongera kandi nari ndi gusoma. Mwiwe ko nari nanikinishije cyane mu kabari. Byarumvikanaga rero nagombaga kugira kamuzunga mu bwonko. Aho nari ndaho urukundo rwanjye rwari rwankurikiye. Nuko ikomeza kunyikunengaho inkubaho umurizo ubundi gasimbuka ishaka guhagarara nkabona ko yabikunze. Nafashe telefone mpamagara mushuti wanjye Ange wari wibereye Dubai. Twakunda gukoresha application yitwaga Viber iyo twashaka kuganira turebana. Naramuhamagaye ntiyafata call yanjye. Ariko hashize nk'iminota 5 mbona arampamagaye nuko nanjye ndamwitaba. Ange yari yibereye mu kabari kandi yiteretse shisha ari gutumagura kandi yari kumwe n'abandi bakobwa kandi nabashaka kubona ko ari akabari gashyushye. Yambwiye ko bari kuryoshya ambwira ko kuba ntaragera Dubai ntacyo nzi, ambwira ko nimfa ntageze Dubai ngo ntemere no kukandagira mu ijuru. Nari umunyabirori nakundaga ibitaramo ndetse no kugenda mu gikundi cy'abakobwa. Akimbwira gutyo rero yazamuye amarangamutima yanjye ankumbuza ibyo bihe ndetse nibaza ukuntu nzahora mu rushako ntatembera mbona ko rugiye kumbanagereza. Burya rero ngo ntangurube yoga kuko yikundira isayo ngo niyogeje irabangamirwa ndetse byanayitera uburwayi. Umugabo wanjye rero ntacyo atari yarampaye
ari uko namenyereye kwivuguta mu isaha y'ubusinzi no kugendera mu kigare cy'abakobwa. Numvaga ashaka ibirenze kuba mu rushako, numvaga ashaka kwigenga mu buzima bwanjye. Ange ntiyakozwaga ibyo gushaka umugabo, yahoraga ambwira ko umugabo yamubangamira gukora ibyo ashaka byose, cyane cyane gutembera isi yiryohereza. Twakomeje kuganira rero, ambaza niba nambaye imyenda kuko yabashaga kubona amabere yanjye kandi ndi hanze. Mubwira ko ndi mu gipangu kandi nambaye ubusa buri. Nuko araseka arihirika, arambwira ati ubundi abona ndi uwa Dubai ngo ntazi impamvu nkiri mu Rwanda. Ati nkomeze nihangane ngo naho we ntabwo ari tayari gushaka. Yarabizi ko umugabo wanjye yagiye muri Kameruni kuko ntacyo namuhishaga. Nawe rero yambwiraga ayo magambo agamije kunyishongoraho. Rimwe na rimwe nkakeka ko hari yaba afite agashyari, ariko ku rundi ruhande nkabona ko nta mpamvu kuko yari mwiza ku buryo yakenera umugabo atari kumubura. Ange yari yarahisemo inzira ye. Nabwiye Ange ko isaha izagera nkamusanga Dubai. Arambwira ngo arantegereje, ati kandi ninza sinzabura y'abagabo. Twakomeje ikiganiro nuko ngezeho ndamusezera, dore ko no kumvikana neza bitakundaga kubera urusaku. Nahise hamagara na Brigitte ngambwira amakuru yo muri South Africa, ariko ntiyashaka ko tuvugana. Nuko anyandikira ambwira ko ahuze azaboneka ku masaha yo kumanywa. Nisomeye ku nzoga yanjye, nuko hashize akanya niyemeza gusubira mu cyumba ngo njye gukomeza umukino wanjye wo kumva uburyohe budakomoka ku muntu ahubwo bukomoka ku mbwa yanjye nakundaga cyane. Naragiye irankurikira, wagira ngo nayitindiye kuko yantanze kugera muri salo. Nuko nanjye ndicara nduhukamo gake, ubundi nimeza neza kugira ngo umukino ukomeze. Nabaye nkitandukanya amaguru, imbwa mbona yansanganiye kare, ndetse mbona ahubwo iribwiriza. Menya hari habamo isukari yashaka kuri gato. Urumeza rwarongera ruranyuzura umubiri wose. Nuko ndararama nifata amabere, ndayakanda cyane kubera amashanyarazi numvaga azamuka uko ikomeza kundi gato. Ndagenda mpinduka nk'umuneke uhiye cyane, kandi umubiri wanjye wose numva wanyereye. Numvise bindenze cyane, ndenguka nyifata amaboko ndayazamura iyakandagiza ku ntebe hejuru. Nuko mpita mfata ku myanya yo y'ibanga, numva ni nk'icumu ryiteguye guhamya mu cyico. Agatima kuko mfite inda y'amezi 4 karankubise, ngira ikikanga mu mutima. Ntinyagwa n'indongora irangiza umwana wanjye, cyangwa se ahari nzabyara umwana udafite imiterere nk'iy'abantu. Ibyo bitekerezo byanjemo, ariko kandi nari nisindiye nishyuhiye. Nari ndi mu mimerere nibuka ikantera isoni, ariko icyo gihe nari nuzuye irari ryinshi, kandi umwuka wo gusambana n'inyamaswa wari wamaze kunyuzura ku buryo ibyo bitekerezo by'uko ntwite bitari kumpagarika. Ubushyuhe bwari bwandenze kandi nari nkeneye kugira ibyo numva. Nafashe imyanya y'ibanga mpita nyinjiza mu yanjye. Ako kanya sinigeze nizera ibyo ndi kumva. Yatangiye kunyinjira cyane n'umuvuduko mwinshi cyane, ari nako injombagura inzara z'amaboko mu gituza ishaka yifatanga inkorero umurimo nayisabye. Nahisemo gufatira amaboko yayo ku ntebe ngo itanyuzuza inguma kuko inzara zayo zari zityaye. Nuko numva umuvuduko udasanzwe kandi vuba nta kuruhuka. Uburyohe bwazamutse umubiri wose, nisanga amarira ari kumanuka ku matama kubera kuryoherwa cyane. Naratatse imvuza induru, ariko ntiyabyitaho, ahubwo ikomeza kubikora idahagarara nk'ayicometse ku mashanyarazi. Amasoko y'aho imisozi ihurira yaratobotse, n'isuri itembana ibyo isanze, agahu gahura n'umunyutsi, kandi se kurikomeza kumva umuhini. Navugije induru ndarira, ibi by'ubusa, umuvuduko uteye ubwo bukomeza kwiyongera. Nabaye nkuheza umwuka, numva ibintu bidasanzwe birukanka umubiri wose, ndashanyarara ndisimbiza mva ku ntebe ndyama hasi mu kiziba ndatitira cyane. Ndetse imbwa ikomeza gushaka kunyurira ku mugongo, ariko ndayikubita ndayirukana iranyumvira. Namaze akanya ndeguka nicara hasi negamira intebe. Ubwo waburanyica kuko numvaga ibibaye bimeze nk'inzozi. Umutima watangiye kumbwira ko nkoza amahano, undi mutima ukambwira ko nari narahombye byinshi. Ibyo nari maze kumva ntarabyumvana umugabo wari we wese muri iyi si. Narahagurutse, imbwa nayo mbonera cyanshaka cyane, ngenda sohoka hanze gufata akayaga, ariko nkagenda numva nta ntege mfite. Nageze hanze nayikomeza kunkurikira, ndahagarara mfata akayaga, ubundi subira mu nzu, ariko ndayikingirana ngo idakomeza kunshotora nkayongera. Nahagaze muri salo ndeba ikiyaga gihangano mbashije kurema. Ntikirakabeho ibihe byose, nzaba nkora amasuka ejo. Mpita nigira muri dushe nitera amazi ku mubiri, ubundi ndaryama, ndetse ngo agacuho mpita nsinzira. Mu masaha ya 10 za mu gitondo bwenda gucya, nakanguye n'ubushyuhe budasanzwe umubiri wanjye. Dore ko ayo masaha aba meza ku bagore. Niyo masaha ubundi nabaga nifuza umugabo wanjye cyane. Kuri iyo nshuro ariko numvaga rwose ntakeneye umugabo wanjye, ahubwo nkumva nakongera nkihera imbwa yanjye kuko yari yarayimpaye uburyohe ntigeze numva kuva nabaho. Nafashe telefone yanjye ninjira muri video, nongera kureba filimi z'ubusambanyi nanone. Kureba izo filimi byari byarabaye ubuzima bwanjye. Narazitegereje muri ayo masaha ya 10 z'igitondo, maze umubiri wanjye urushaho gushyuha cyane bikomeye, ndetse ntangira gukoresha intoki zanjye nikinisha.
uko nakomezaga kwikinisha niko numvaga bidahagije kuko numvaga bidahura n'uburyohe naraye numvise. Nari narabuze icyankora ku kwikinisha nubwo mbizi ko ntigeze nshaka umuti wabyo, ariko noneho umuti namaze kuwubona. Kwikinisha nari ngiye kubisimbuza kurongorwa n'imbwa yanjye kuko yari maze kunyereka ko ibishoboye. Narikinishije numva ntibihagije kandi filimi ndi kureba zikomeza kunyuza ubushyuhe. Nuko nza kwibuka yuko ndi iwanjye kandi nigenga, nuko mpita mpubuka mu gitanda nsohoka nihuta cyane ngo mpamagare imbwa yanjye igaruke inyongera uburyohe inkize uburyaryate. Reka mubwire iki cya gatatu cy'inkuru uko narongoye n'imbwa intandukanye n'umugabo arahakirangiriye. Niba ufite amatsiko yuko byaje kugenda, icyo usabwa gusa ni ukureba munsi ya video ugakananditse subscribe, niba utarabikora ugakanda akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande, ibindi dushyiraho ikindi gice uzahite ucyumva.